Paulo yigeze kujya mu ivugabutumwa akubitana n'imiyaga myinshi, kandi uko bimeze abatubanzirije niko bagiye bahura n'ibibazo. Bari mu nyanja bagenda, imvura iragwa, umuyaga mwinshi cyane, nabo bari bari kumwe, ndetse n'ibintu byabo byose babijugunya mu nyanja, ntacyarokotse. Baragenda bageze hakurya y'inyanja, inyanja yitwaga Merita. Ngo bageze hakurya yayo, abaturage baho mu mudugudu baza biruka, ngo bishimira kubona abantu b'Imana. Baraza barabacanira, bazana inkwi, baracana, barota. Ngo mu gihe Paulo yari ahagurutse arimo abwiriza ubutumwa bwiza, asusurutse yumvise akabeho kagabanutse, nuko abona inkwi zigiye gushira mu muriro. Ngo aterura umuba w'inkwi, ngo awujugunya mu muriro, none umuriro ukomeza waka. Bagiye babona b'abanyamudugudu ngo babona ishira bivumbutse muri wa muba w'inkwi, maze nguruma igikojo n'ikiganza cya Paulo urakibu. Baba babibona. Burya abantu rero hari igihe batabona ibyiza, buri gihe bakaba bashaka kureba ibibi kuri wowe gusa. Babaho iwanyu ahandi ukora babayo, badashaka kubona Imana yakurokoye muri ya nyanja igakora icyo gitangaza ikabambutsa inyanja, ahubwo bakabona icyo gikururuka. Buri gihe bakabona igikururuka kikuruma, akaba ari byo bareba. Paulo nawe muri icyo gihe niko byamugendekeye. Ngo abo baturage bo mu mudugudu ngo baramureba arabwiriza, ngo bakavuga ngo mbega umugabo urindiriye isaha ye gusa ngo ave mu mwuka. Icyo akora nadapfa natabyimbirwa, icyo ni kimwe. Cya kabiri, arapfa akinuka tubone yituye ahangaha birangiye. Ari kubwiriza, bwiriza muntu w'Imana we wipfire di. Burya hari abantu bavuga ngo uracyariho mbese na bya bintu nakuzirikishije, uripfira mu kanya, wowe tambuka, uririwe tamburara. Hari abantu birirwa bakubarira amasaha, bakakubarira n'iminsi, ariko Imana ishimwe kuko yo iba iri kurunguruka ibareba. Imana ikimanurwa no kugira ngo ibabwire. Ngo bongeye no kuvuga ngo idacurwa kibere, ngo bazi yuko Imana rero ngo igiye guhita imukiza. Ngo idacurwa kibere ntakanapfa kintu ntanavimbira, ntari burayi uyarapfa tu. Hari abantu birirwa bakira abandi gupfunda imanza gusa, bafite za kaminuza baraminuje mu kwirirwa baca imanza gusa. Ariko ninde wakugize umucamanza w'abantu? Yesu azakora iki? Ariko Paulo yakomeje kubwiriza kubera ko yari azi yuko hari Imana yizeye, Imana ifite ububasha kuri icyo gikururuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ifite ububasha kuri ibyo bikururuka naho byakuruma. Yesu yaravuze ngo dore ibimenyetso bizagenda ndabizi. Bazarambika ibiganza ku barwayi b'ikiri, bazirukana abadayimoni bazahunga, kandi bazakandagira inzoka na sikorupiyo, naho barya icyica nacyo kizabatwara, kuko Yesu aba ari kumwe nabo. Paulo yari yuzuye umwuka wera. Imana ijya igufasha ujya wuzura umwuka wera, n'ibyo bikururuka ntacyo bizagutwara. Oh haleluya! Jya wuzura umwuka wera Ezayi, ibyo bikururuka biguhiga ntacyo bizagutwara. Rwose byaguhize kanga niko mwari ayiwe inyuma yiwa uzibihaba, ariko ntacyo bizagutwara. Ntacyo bizagutwara. Ntabwo duhora tubinyuraho. Imana nishimwe bamama. Imana nishimwe. Uriya mugabo wawuza abashaka kukubyara,
bahora bakujugunyira ibintu bavuga ngo nturarara bakwijyanire, ariko ibyo bikururuka Imana ijya ibikuraho, ijya ibitunga urutoki bigahagarara, ubuzima bugahagarara, ahubwo akaba ari byo bibaho, akaba ari bo bibaho niba batihana. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rubyiruko muraha, hari ibikururuka babajugunyaho ngo mutazagira ubwenge mugatsinda, ngo mubabaswa mu ishuri, ariko Imana igatunga urutoki, ibyo byose bikururuka, ubuzima bwabyo bugahagarara. Imana ihagarika ubwo buzima bwabyo. Imana izanye ibuye rirerire risumba yanjye. Haleluya, haleluya. Irishinge ku ishuri aho wigira, kandi utsinde, wongere utsinde. Diplome yawe Imana igende yikure mu kabati. Oh, haleluya, haleluya. Icyo cyongereza ntabwo ugomba kukibana hano gusa, ugomba kukijyana n'ahantu wakigiye, abantu bakamenya ko kwa kanaka umwana waho yarasomye, umwana wabo yasoma kabisa. Diplome igomba gusohoka. Oh, haleluya. Yewe nzabantu benshi aha kumavi bahavanye, Imana yabakinguriye amadiplome yabo, ubu n'abantu bakomeye. Uzabivuga ntuzabiceceke gusa, nuzahangaha Imana izakingura akabati kari gakinze, diplome yawe ivemo. Ahubwo wa wundi wahoraga kurwanya yicaye kuri ya ntebe, ibintu bikaba amambo, ukamuyobora nawe ukumva uko kuyobora bimera. None se wowe agatimba wanze kukambara, agatimba ninde katabera? Ninde utagakubitamo kashaka kagahengama agatereka amaso basi kagafokujyamo nawe akumva uko bimera? Haleluya, haleluya. Ibyo bikururuka n'ibishaka buhoro. Imana yigeze kugendesha bijya bikururuka byo kwa Farawo, ibigendesha biguru ntege, bigakurura Farawo agakubita yongeza vitesi, ariko amagare yayo bagakururuka bigoranye. Imana ibifungishe fe, yari bigiye kugufata ariko ifunge fe, bigukurikire n'ibigoye, bigukurikire n'ibigoye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Umva, nuyikiranukira ukayitunganya, nta kintu uzayiho. Izakurwanirira, izabaza iyo misozi yose ikigushakaho, yose izitura hasi imbere yayo. Imana izakuzamura ikugeza ahandi hantu abantu bajya bahagarara ku maguru yabo ku mano bisumbukuruze, bavuge ngo mbese niwe cyangwa si. Imana igiye kuvugana n'uwo musozi watumye ugira icyangiro n'igisuzuguriro, biwukureho mu izina rya Yesu. Ese Imana yongera igaruke cyangwa ntigaruke? Urabizi icyumba Imana yagarutsemo, ubu ibyumba byinshi byaraze, ubu nuko utagenda kujya kureba hasi. Byabaye itazi hajya n'ifu byaritaregete, abantu kwirwa basinziriramo. Ariko turanze icyumba cy'amasengesho cyo kuvuga ngo abantu bagiye ngo babuze aho bajya, ngo bagiye kwirwa basinzira hano, ngo nabuze aho njya, ngo ngiye mu cyumba bigatari. Turashaka ko iki cyumba ukikinjiramo umenya ko igicaniro kiri kwaka. Oh, haleluya. Utwo tudayimoni twose tugomba kujya tuza tugatokombera tugitunguka hariya ku muryango. Haleluya, haleluya. Bazasigara barunguruka bayobewe ukuntu bikugendekeye.
kubera ko Imana igufata ukuboko ikakujyana kuri bya buye rirerire, ikaguhagarika ngo dore iri buye narishinze ku bwawe risumba ayandi yose. Bose barangurure bavuge ngo nirihabwe icyubahiro, bose nirihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ese wowe ukwita nyakubahwa nawe wabyanga? Ninde bitabera? Nyakubahwa ninde bitabera? Ngo cyangwa ngo bose wanjye, ngo mabusha wanjye, ninde bitabera? Imana yije izirizanye. Wakwambara kandi wambaye ibisanzwe ukaberwa, abantu bakumva ngo urumva uwo mubavura kandi ni umubavu se wahe kwari kandi bari kurareba ukuntu asigaye asadi, bari kumva Imana disi, ngo Imana yaramwibutse. Bose barangurure ngo nibihabwe icyubahiro. Murangure ibiganza mushimire iyo Mana yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nanjye yangarutseho hari igihe ubusaza butabunzaho ukanyongorera ngo maze imyaka myinshi. Nanjye mwumva ko ngo ariko niko gatangira gukurura uburingiti, ariko maze iminsi ukize nanjye sinzire ndanashaka. Ariko iyo mfukaze ngashinga ifi, Imana irongera ikamvugutira, utankuramo inkamba zose, nkumva imitsi yongeye yakoze, nahaguruka nkiruka bigakunda. Hakaba ejo bundi nabwiye abana banjye, Imana iri kubyumva kuko sinje kubyiyemeza hano ntabikoze. Mbwira abana banjye baje kudusura na madamu, mbwira madamu, mbwira abana banjye ko gifite imbaraga. Ngo yemwe bana, ngo isoko muzi ko gifite imbaraga, muzi ko gifite imbaraga. Nuko hari igiti kiri imbere, umwana umwe atinya kucyurira, ngewe ndagenda ndacyurira, kirimo avoka ndayimanura. Wa mwana avuga ngo ariko papa ngo uzi ko gikomeye koko. Ndacyakomeye. Haleluya, 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 haleluya. Nanjye hano iyo ntahaheruka mba numva nkumbuye kumbura we. N'ubu mu gitondo nabwiye madamu ntariko ndagenda noneho, ariko se ngo ko nijoro utaraye neza. Oya ndajya n'umuti wanjye se tuza kuba. Umuti wanjye ni hano. Iyo mvuye hano ndangiza ukwezi ndi mu rugenge. Oh haleluya. Kandi ndangurura nkabwira Imana nti Mana abana bawe najya kumva ko Imana umwana arampamagaye ngo papa ngo reba kuri momo wari ikintu naguhereje, ngo kandi hahandi wasengeraga ngo banzamuye mu ntera. Avuga nti uragahabwa icyubahiro Mana, uri Imana igisubizo, uhabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Imana dusengira komeye. Imana yacu igigaruka disi we. Yaragarutse kwa Aburahamu. Twahasomye mu itangiriro. Aburahamu yarashaje atagifite agatege. Badafite agatege Imana igibagarukaho ikabaha imbaraga. Haleluya. Yagaruka isanga Sara arabaye agakecuru kagenda kunamye kadafite agatege ariko gafite amasezerano. Amara we yirwana neza iyo ntambara. Haleluya. Ashaje mama ntukihebe, ufite Imana igaruka nubwo imyaka yaba myinshi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Kandi ntukajisuzugura ibintu uko Imana inyuraho udatekereza. Yanyuze muri ba bagabo batatu baraza
Aburahamu arabareba, basanzwe yiteye hajya ku irembo arabareba, murakaza neza. Amagambo yababwiye barayumva, aravuga batari kubibona, afite ikinyabupfura cy'Imana. Basanga ari ujye ugira amagambo y'ikinyabupfura cy'Imana. Niba warabuze n'icy'abantu, wabuze icy'Imana kweli. Ariko se wabura n'icy'Imana, wabura n'icy'abantu we. Genda nicyo cyatuma utambukaho kabiri. Ariko usanga umuntu yarabuze icy'Imana, akaba n'icy'abantu. Mu rurimi rwe havamo umuriro gusa wakutwika abantu. Imana igufasha ururimi rwawe uyu munsi rufate mpiri mu izina rya Yesu muri iri teraniro. Haleluya, haleluya. Mubeshyi uhora ubeshya abantu, warabe n'ubu warayubeshya. Imana ifata urwo rurimi rubeshya biruhindure, ururimi rwawe rutangire kududubiza ukuri. Haleluya. Imana yongera igaruka aho uri. Telefone yabaye inyabinyoma, cyakora bazagera uyandikeho igikoresho cy'ibinyoma. Kuko hari umuntu wigeze kuba ikaramu ye bahoraga bayiba, ibike ibisanzwe. Ageze aho yari umuntu ndashaka kuvuga, none yigeze aho yandika, akuramo kagatima k'imbere, yandika ku gapapuro, kwa kundi bajya bandika amazi, yandika ngo iyi karamu si yawe wayibye. Urumva ikaramu kugira ngo uyirarane ntabwo kujya bikura. Iyo karamu yarayigendanye imyaka yose igashira, akayirangiza akongera akimura kagapapuro akagasubiza mu yindi nshya. Umuntu wese usomye agasoma iyi karamu si yawe wayibye, yaba yayijyanye akayigarura akayisubiza. wo kubaza ikintu wibye. Nta mpamvu ururimi rwawe rukwiye guhinduka. Ingarani ahantu ibintu by'ibinyoma. Telefone yawe ikwiye kuba inyakuri. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Imana yari yaravuze kuri Aburahamu, imubona yaramwise ko inshuti yawe. Imana nyaboneka ugerageza kwita Yesu umubyeyi wawe, ariko ugeraho unavuga ngo uri inshuti yanjye Yesu. Haleluya. Ndakwifuriza ubuhanuzi butavangiye. Muri iyi minsi abantu bafite ubuhanuzi buvangiye. Yewe muntu ubitse ubuhanuzi buvangiye, menya ko Aburahamu yabitse ubuhanuzi agera ubwo aba mu zabukuru arasa, agitegereje icyo Imana yavuze. Ibyo Imana yavuze ntabwo bijya bihera, cyakora riratinda ariko ntirihera. Ibyo Imana yavuze irabirinda, ikabishyiraho n'ikimenyetso, buri munsi ikabivugurura. Yubwira Imana uti Imana, ya masezerano ndakeneye ko wongera kuyavugurura. Imana yongera ivugurura. Haleluya. Muvuge ngo Imana yongera ivugurura. Kujyana abantu bafite amasezerano y'ukuri ariko bagiye gucogora kandi cyari bigiye gusohora. Yubwira Imana uti ongera uvugurure, kuko ari ay'ukuri Imana izavugurura, yongera kwereka ibimenyetso. N'abafite rero amahuri murayazi, abadotcom se amahuri murayazi, amahuri murayazi, yango kwigapfuka moya akarinda shika byose bikarinda bishira inkoko ikiryamye bikarindira. Ariko iyo birenze ku munsi wa 21 uriya biyabigiturazwe hariya biba byabaye amahuri. Abantu rero babwira ubuhanuzi bakababwira n'umunsi uzaba tuzeme ibintu by'ubuhanuzi bw'Imana hatari kibigira. Yego cyangwa oya? Nta tariki bigira. Yakora Yesu avuze umunsi azagaruka. Mwarawusoma Ezayi ntabwo wawubabwira. Nta tariki Yesu yavuze azagaruka. Ariko yaravuze ngo mube maso kuko mutazi. Yarabivuze. Nta muntu uzi. Iyo umuntu atangiye kukubwira amatariki menye ngo
Cyangwa gute uzi ko hari umuntu wigeze kubisanga twebwe abayobozi batubwira byinshi. Umuntu araza arambwira ngo uriya mugabo Imana niwe yambwiye yari umukobwa ukuze ariko ngo agahora yifuza umugabo w'abandi. Hanyuma ngo Imana yaramubwiye ngo none se ko afite umugore arambwira ngo rekaga ngo Imana yavuze ko ari jyewe ukuriya Imana imubara nk'udahari. Ngabo babandi bahorana irari yarabishe agahora yumva yifuza ibya mugenzi agahora aza akakubwira ngo uriya ntabwo ari we mugabo wawe, none rero nushaka uveyo Imana igiye kurangiza ibintu utaza kuhagwa, uri gusambana vayo. Ugahita ufata ibyawe mu gitondo ukikorera ukagenda, umwana w'umukobwa agahita ashingamo ibirindiro cyangwa agashyiraho umwene wabo. Basigaye bafite amanyanga n'amacenga y'abadayimoni mabi. Imana ikwiye ubwenge buvuye mu ijuru kugira ngo dusobanukirwe amayere n'amanyanga ya Satani ari gukora mu minsi y'imperuka. Ahubwo nakubwira cyo ujye ukomera ku mugabo wawe umubwire uti urarya udutomati se, ngutekere utuboga se sheri, ngutekere ngukarangire, urarya ubuto cyangwa amamesa, urashaka iki? Mugaragure bari gushaka kugushuka ngo bamujyane abo badayimoni. Kandi wowe ntubimenya kuko wirirwa mu bana gusa, ntumenya amakuru, ariko nicyo bakora. Ariko iyo waje hano ugashinga ivi, Imana iragaruka igahagarika ibyo byose bigaceceka mu izina rya Yesu, ikabiburizamo bigahinduka, ahubwo bagasubiranamo bonyine. iri uzi ko Imana ijya ibasubiranyamo, ikibasubiranyamo ugajya ukongera ntabwo cyane ukongera ukabona nawe wakenyera ugashyiramo agasutiye ugatambuka ukaberwa. Wa wundi waruze ikabasubiranyamo. Imana yakayongera iha amaso mashya umugabo wawe. Cyuzu usenge Imana yongera iha umugabo wawe indorerwamo nshyashya, nakureba abone wujuje ibyangombwa, wujuje ibisabwa. Ariko nawe rero ujye ushyiraho akawe kawe, wihagarareho nawe uzi uko wakora kugira ngo narebesha yandorerwamo abone ari byo koko. Ntabwo Imana izahora ishaka kuvuga ngo iragukorera byose. Nawe menya gusasa, menya kumukarabisha, nibiba ngombwa umusiritesha. Uheruka gusirita umugabo wawe? Utisha gusirita n'iki muzehe? Bazamusirita andi mugabo wasiriswe mama we. Yewe mama ufite umugabo nugera mu rugo umusirite n'ubu nashaka kuvuga ngo byakugendekeye bitera yego nyine mvuye gusenga ni Imana ivuye gusenga n'ibiganza byawe bikora ku mugabo wawe bibikuze rwose. Nashaka bumusinza wizo umwuhagire tu wirengagiza ibyo. Hamwe bagiye kuruka ngiye byuka none kuzanyemo do mu izina rya Yesu dayimoni ndakujyana. Mwuhagire umufumbate umusegure neza. Ndeba rero ndabona ubihiwe cyane. Niyo nzira igicaniro cyaka kiriho umuriro, Imana iragushoboza uwo mubabaro n'uwo musaraba kugeza ubwiza ugutura. Uwo mubabaro wa n'agahinda kawe Imana ikakamwemeza, nawe ukajya kuvuga ubona araje arakurikiye, yakunyereka aho usengera, wanyihangana igihe kinini, akaba afite ubuhamya azagutanga. Imana ishimwe. Hari igihe umugabo ashobora gukizwa ugasanga ntafite ubuhamya azatanga ku mugore we, yakirijwe ahandi ahubwo. Hari igihe ushobora gusanga umugore ashobora gukizwa, umugabo adafite ubuhamya umugore yamutangira. Imana idufashe kugira ngo igicaniro cyake, hanyuma umuriro wa Pentekote wake mu mitima yacu. Imana yongere tugarukeho. Haleluya, haleluya. Bibiri
Bibiliya tubwira mu Byahishuwe igice cya 3 murongo wa 11 ngo komeza icyo ufite hatagira umuntu ugutwara ikamba ryawe. Yesu ashimwe. Ndagira ngo dusenge. Komeza icyo ufite. Hari icyo wahawe. Ukirindisha umwuka w'Imana. Haleluya. Hari ibintu dufite twabifite. Hari agakiza. Hari umwuka wera. Hari umurimo Imana yaduhaye gutore. Ibyo yose nibyo tugomba kurindisha umwuka wera w'Imana. Urinde icyo wagabiwe kugira ngo hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Amakamba arateguwe. Ikamba ryarateguwe ikamba we. Amakamba arateguwe. Amakamba arateguwe. Abiteguye kwambikwa ayo makamba murambura ibiganza. Haleluya. Umuntu yigeze kujya mwiyerekwa abona marayika atambuka mu iteraniro ngo abona azanye ikamba arimo agenda rizengurukana ngo abantu bose rikabanyuraho ngo aratambuka ngo abona marayika aragiye hirya ngo abona agakecuru kari gahari gasenga Imana ubudasiba kayikiranukira no ku cya 10 n'umuhaye amafaranga 100 agashaka amafaranga 10 ngo azane mu nzu y'Imana agakiranuka mu nzu y'Imana muri byose. Bagiye kubona marayika aragiye ahagarara kuri ka gakecuru maze agatindaho. Ntabwo ndaryambika umuntu mutagira ngo mwifurije gutaha. Aragenda kugatwe ka gakecuru maze ataka yakamba neza. Agakecuru kuzuye umwuka wera kandi abantu bose yabanyuzeho. Abandi akabanyura agasanga n'abajura, agasanga abandi n'abarwanyi, agasanga abandi n'abagambanyi, agasanga abandi n'abarozi, agasanga abandi bafite imigambi mibisha. Agiye kugera ku gakecuru asanga gafite umutima wera gatunganya Imana kaje kwishaka Imana ngo arambika byakamba mu mutwe. Bisobanura ngo bisaba ko tugomba guhora twiteguye twiyeza ku gato no ku kanini tugahinduka basha kuko amakamba agiye kumanuka kandi Yesu naza azasange turi maso tumutegereje.